Ngabo Ngabo Albert nibyo. aya pira kimwari akaturebe hariya ndahiduka bamushize hasi hariya penalty yatanzwe hariya ni karita ahubwo igiye gutangwa ni karita hariya kandi na penalty amushize hasi umusore yari yamaze kwinjira Intwari Alain ntabwo yari yasifuye umunyezamu hano akaba agiye guhangana na Ndarusanze Jean Claude Witakuma Fashari amayungurungu reka turebe aranyeganyeza bimeze bite Ndarusanze Kobete reba action urebe neza yamaze kujya mu isifase utaze kupira undi aravuga ati ntago uri bungendane Prince ati jya hasi umusifuzi rero abamaze kumubona wabibonye yinjiye muri sita indiscutable Ndarusanze nawe avec son expérience na technicité ku rwego rwo hejuru umuzamu aramurambura ajya ku ruhande rwo hakurya shaka gukina Sekamana hakurya reka turebe bera Sekare ninde shira ku mutwe kitego cyiza cyane hariya Issa Bigirimana ashira ku mutwe arangije arasudukira ati alhamdulillahi rabbil alamin asante Mungu kwa kunipa goli la kusawazisha kitego cyiza cyane haya bitangiye guhinduka kereka uburyo rwose umusore Martin Fabrice yakebye agapira neza cyane ariko bikagaragara ko uyu musore Janvier yahaye Issa Iranzi Jean Claude baramwate arafite ngama arashakisha uburyo akeba bamushize hasi kofra ira hano haryoshye cyane yashaka uburyo yakwinjiramo ngama ubundi uriya yashaka uburyo gobyora mu ruhande rw'ubumoso yarangiza agatera ikintu cyera twabyitaga Gatarina umuntu w'umuhanga hariya ashobora kubona mu gitego cya kabiri ashobora gutera itsinda igitego hariya ubundi hariya bisaba gukeba neza ukanyuza hejuru y'amira ugakeba agapishineti karyoshye ariko gafite imbaraga mu gakeya kimwe muri sare agenda ashwana asore Migi Onesme badarakebye atsinze igitego cya kabiri akora ibyo yari asanzwe amenyereye gukora mu ikipe ya Rayon Sport bao ni mbili za AS Kigali amemimina mpira vizuri sana kweli. Kawaida huyu ni mchezaji mahiri sana kwa mpira kutengwa free kick. Unamkumbuka akichezea timu ya leo, unazungumzaje bao hili? Hakika ni bao safi kabisa kwa upande wa timu hii ya AS Kigali. imibare myinshi cyane mu mupira. Ofrano arayuteye Martin Fabrice Fafa shyira ku mutwe birakomeye hariya katirebe pira kwa Martin cyaba Martin birakomeye shota blessé basubara gatoya mvuga nta wamenye ko biri bugende. Martin Fabrice atanze akantu hariya, reba ukuntu umupira ugarutse, ugaruka kwa Martin arashota Blaise itanga ishaka ashyira umupira mu rushundura.
Kuri dekoderi Azam TV wasanga amasheni arenga 140. Igurire dekoderi Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.